Mwiriwe neza, tubahaye ikaze kuri Menya XYZ. Duherutse kuganira ku bintu 10 abakobwa banga ku basore bifuza ko bazabera abagabo, ndetse n'abagore banga ku bagabo babo. Ubu noneho tugiye kuganira ku bintu 6 abagabo banga urunuka ku bagore babo. Hari ingeso zimwe na zimwe abagore bagira nyuma yo kurongorwa zituma abagabo babo bahorana agahinda. Kenshi iyo umugore atikosoye birangira umugabo we atakimufitiye urukundo nk'urwo yari amufitiye mbere akimureshya, mbese bagiteretana n'urwo yari amufitiye mu kwezi kwa buki, ku kigero cy'uko umuryango ushobora gucikamo ibice cyangwa se bashobora guhana agatanya iyo umwe atisubiyeho ngo izo ngeso azireke. Izo ngeso rero ni izi zikurikira. Ingeso ya mbere rero ngo ni ukugira inshuti cyangwa abajyanama b'abagore bagenzi be babi. Ngo zimwe mu mpamvu zituma abagore batumvikana n'abagabo babo ngo zikomoka ku kugira inshuti mbi zibagira inama. Ngo impuguke mu by'imyitwarire zivuga ko abagore muri bo bafite kamere ishukika vuba, bityo ngo kubemeza ikintu ngo biroroha ku buryo bahita bagira bwangu iyo nama bakayishyira mu bikorwa, cyane inama bavanye kuri bagenzi babo b'abagore. Ibi kandi ngo bigaragazwa n'uko usanga mu myitwarire y'abagore, cyane mu bijyanye n'imyambarire n'imideri, ngo usanga abagore bigana bagenzi babo cyane, ngo bamwe bakanigana bagenzi babo ngo batazi n'impamvu bambaye uko bambaye. Ngo rimwe na rimwe ngo bishobora gutera umugore guhoza umugabo ku nkeke ngo namugurire umwambaro yabonanye mugenzi we yambaye, ngo cyane nk'iyo umugore akeka ko mugenzi we wari wambaye uwo mwambaro atamurusha ubushobozi. Ngo akenshi nanone ngo ikigaragaza ko umugore yatangiye kugibwa mu matwi ngo nuko ahinduka mu bikorwa ndetse n'imyitwarire ye ngo bigahinduka, ugasanga umushyikirano we hagati ye n'umugabo ngo uzamo agatotsi. Iyo umugore rero ataretse bene izo nshuti cyangwa abajyanama babi, ngo nta kabuza ngo bituma umugabo ngo amwishisha ndetse agatangira kumuca inyuma. Ngo hari igihe n'umugabo ashobora gukeka ko impamvu umugore yahindutse ari uko afite izindi nshuti cyane cyane z'abagabo bahuje urugwiro zikaba zamumuhuza cyangwa zigatuma yitwara gutyo, ngo dore ko ngo abagabo bahita babibona ngo nk'agasuzuguro cyangwa guhinduka igitaraganya bitandukanye n'uko bari babazi. Ndavuga abagabo bazi abagore babo. Ngo ni byiza ko umugore agira ubushishozi rero bwo gutoranya inshuti, akareba iz'inyangamugayo kandi zimuhesha agaciro, ndetse za zindi zimwungura inama zatuma abana neza n'umugabo we. Ingeso ya kabiri ngo abagore bagira ngo ni ugukundwa kaza abagize imiryango yabo gusa. Ngo nubwo nta bushakashatsi burakorwa, ariko ubusesenguzi n'ibiganiro by'abagabo ngo byerekana ko abagore bishimira ko bene wabo baba mu muryango ngo kuruta uko bashyigikira ku bana na bene wabo w'abagabo babo. Ngo n'iyo babanye abo bene wabo w'umugabo ngo usanga bajyana amakimbirane cyangwa se bakabana byambuza uko ngira barebana y'ingwe, ngo kandi ugasanga intandaro ari uko umugore ataba bishimiye gusa. Ngo kenshi usanga abagore bakora ikosa rikomeye cyane ryo kwihugiraho no gutonesha bene wabo, ngo ku buryo hari abafata umutungo w'urugo ku mushahara n'ibindi umuryango winjiza ngo bakabikoresha bita ku miryango yabo batitaye ko umugabo nawe afite umuryango, ngo cyangwa se nabo ubwabo bafite imiryango bagomba gufataniriza hamwe n'abagabo babo bakayitaho. Ngo akenshi ngo abagore barabikora bagaceceka, ngo banabivuga ugasanga n'ubundi abivuze asa naho amenyesha umugabo yamaze kubikora nta gitekerezo abimusabaho. Ngo abenshi bakavuga ngo erega ngo nabonye ngo nta kundi ngo nabigira, ngo niyo mahitamo yonyine ngo nari mfite, ngo nuko ngo ariko ngo nuko byagenze. Gitangaje gusa ngo nuko
abagore bakora bene ibyo ngo banerekana ko bakunda abagabo babo. Gukunda imiryango rero yabo ngo kurusha iy'abagabo ngo byerekana ko bene abo bagore nta rukundo namba baba bafitiye abagabo babo, ngo kuko ntibyumvikana ukuntu waba udaha agaciro kamwe umuryango w'umugabo wawe, bityo ngo uvuge ngo ukunda umugabo wawe, ngo burya ngo ntabwo umukunda. Ingeso ya gatatu ngo abagore bagira abagabo batajya bihanganira ngo ni ukugira umwanda ndetse n'akavuyo, cyane cyane ngiyi myitwarire y'umwanda ndetse n'akavuyo, kudashyira ibintu ku murongo. Ngiyi ngeso igirwa n'abagore bamaze gushaka ndetse bamaze no kubyara. Ngo nubwo bizwi ko abagore benshi baha agaciro ubwiza ndetse bagakunda isuku no gushyira ibintu ku murongo, ngo hari bamwe mu bagore bamara gushyingirwa nyuma yo kubyara bagahita bumva ko nta mpamvu yo gukomeza kwiyitaho no kwita ku isuku y'umuryango. Ngo umutima we wose n'urukundo ngo babyerekeza ku bana gusa, ngo bakibagiza ko bafite n'indi nshingano yo gukunda n'abagabo babo. Ngo abateye gutyo rero ngo usanga batanashaka gukomeza kureshya abagabo babo, ahubwo ngo ibikorwa byabo byose ngo bikaba ibyo kubarisha umutima no kubatesha agaciro. Ngo muri uko kutiyitaho no kuremera abagabo babo kubera umwanda no kudashyira ibintu ku murongo, ngo biha urwaha abakozi n'abakobwa bo mu ngo zabo. Ngo kuko rega ngo abakozi benshi baba ari abakozi bakuru, bari abakobwa basobanutse. Ngo kandi iyo umugabo mu rugo afite agahinda, burya uriya mukobwa w'inkumi w'umukozi aba abibona, abona ko n'iyo umugabo ari aho aba atishimye, akabona ko umugabo hari icyo abura, akabona ko nyirabuja ntacyo akora cyo kwita ku mugabo, ahubwo n'icyo yagakoze amwitaho, akabwira umukozi ati mujyanire amazi muri dushe, mukorere ibi, mukorere ibi, mukorere ibi. Umukozi rero ngo rimwe na rimwe abona ko umugabo akeneye urukundo, nk'iyo ari inkumi ngo atangira kwikoresha udukorwa tw'urukundo two kumureshya. Ngo ibi rero ngo bishobora gutuma wa mugabo utarigeze agira igitekerezo cyo guca inyuma umugore ngo amuciye inyuma, ngo ariko akabifatiye ku rukundo ndetse na keya yeretswe n'umukozi, ngo agashiduka rwose baryamanye. Ngo nanone kandi ngo abagira barumuna babo b'inkumi, ndavuga barumuna b'abagore baba bari aho mu rugo, ngo nabo bashobora kubona ibyo ngibyo, akabona mukuru we ntacyo akora, akabona umugabo arababaye, ngo agatangira kubikora asa n'ubikorera mukuru we, asa n'uzi icyuho cya mukuru we, kandi mukuru we nanone ari aho. Ngo bigashiduka bagiranye umubano udasanzwe, ngo umugabo akamuca inyuma muri ubwo buryo. Iyo bitabaye ibyo ngo abagabo batangira kwishakira abandi b'igitsina gore bo kubafata neza. Abagore rero bakwiye kumenya ko kuvuka k'umwana kutavanaho umushyikirano n'urukundo hagati ye n'umugabo. Ngo ni ngombwa rero ko abagore bakomeza kwiyitaho, yaba mu isuku y'umubiri, isuku y'imyambaro, ndetse kandi bagakora ibishoboka byose mu ngo zabo hakagaragara isuku na gahunda. Indi ngeso ya kane abagore bagira ngo ni ugufuhira abagabo babo bikabije. Abagabo benshi usanga binubira ukuntu abagore babo batakibagira icyizere, ugasanga bahora babakeka ko bafitanye ubucuti n'abandi bagore. Ngo ku bijyanye n'amafaranga, ngo abagore bamwe cyane abafuha ngo usanga bagenzura uko abagabo bakoresha amafaranga, kubera ko baba bakeka ko bayakoresha mu kwita ku miryango yabo gusa, gutereta abandi bagore mu rusimbi, cyangwa se mu kugurira agatama bagenzi babo, cyane cyane ab'igitsina gore. Ngo nubwo abagabo baba badafata kuri karufuro cyangwa ibindi bisindisha, ngo ntibibuza abagore babo ngo guhora bahangayitse babakekera ubusa, ari byo bibuza amahoro abagabo bamwe, bakumva kuba mu ngo zabo ari nko kuba muri gereza. Ngo abagore rero bagirwa inama yo kumenya ko nta mugabo umwe
kandi ko umuryango atari nk'ikirwa kibamo abantu babiri gusa, ngo bityo bakwiye korohera abagabo ngo ntibahure babashyira ku nkeke yo kubakekera ubusa, kuko ngo iyo bimaze igihe n'ubundi umugabo agahora abona ko umugore bamukeka, baganira umugore yaterega n'ubundi ndabizi n'ubundi aya mafaranga undi ariko sheri byagenze gutya bigenda ati subwo nabibwirwa n'iki, ngo umugabo ngo hari igihe bijyaho bikamurenga ngo ku buryo byabishuko uwo ari we wese ashobora guhura nabyo iyo bibaye rimwe cyangwa kabiri, ngo hari igihe umugabo avuga ati reka n'ubundi mbikora, n'ubundi nabikora umugore arankeka, reka mbikorere rimwe ajya nkeka n'ubundi atankekera ubusa. Nubwo imyitwarire umugabo witwaye gutyo tutamushima ari ubugwari, ngo ariko ngo umugabo ashobora gushituka n'iyo ntera ibintu byagezeho gutyo, ngo akisanga nawe yaciye umugore w'inyuma atamwanga, ariko ugasanga intandaro ari ifuhe ry'umugore. Ingeso ya gatanu abagore bagira. Ingeso ya gatanu ngo ni ugutegera abagabo babo ngo ku mibonano mpuzabitsina ngo kugira ngo bakunde bababoneho ibintu runaka bashaka. Ngiyi ni ingeso mbi cyane ngo abagabo banga urunuka pe. Ngiyo uganiye na bamwe mu bagabo usanga batabya cyane ko abagore babo babatera umugongo cyangwa se bakavuga ngo uburiri bwabo buhora bukonje. Ibi biterwa n'uko abagore benshi bakoresha imibonano mpuzabitsina nk'ingurane yo kubona ibyo bakeneye runaka ku bagabo babo, ngo biyibagiza ko uku kwiyima abagabo babo bituma bagira imyitwarire itari myiza yashobora no kubashora mu bishuko ndetse no kumva biyanze bananze abagore babo urunuka. Ngo ikindi bamwe mu bagabo bubatse ngo binubira ngo naho bamwe mu bagore badaha agaciro ibikorwa by'urukundo hagati yabo. Nk'urugero ugasanga bamwe mu bagore batajya bishimira gukorakorwa n'abagabo babo, aho ibiganza byabo babyigizayo nk'aho byuzuye amahwa cyangwa byanduye, cyangwa se abandi ugasanga bahorana umunaniro n'ibitotsi nk'urwitwazo rudashira. Ugasanga uyu munsi umuntu ararushye, ejo afite ibitotsi buracya, kandi mu kuri wareba ugasanga nta nshingano z'inyongera cyangwa z'umurengera ziyongereye ku kazi yari asanzwe afite ka buri munsi. Ngo ibi bishobora no gutuma umugabo akeka ko cyane iyo mutiranwa ko hari ahantu wowe ujya wihakabyizi we atazi. Ngo uku gukanira cyane rero ngo gutera abagabo agahinda no gucika intege mu mushyikirano wabo. Ngo rimwe na rimwe ngo hari igihe ibintu abagore babikora ndarushye agira ngo umwinginge niba hari ikintu yari yagusabye, niba hari ikintu yamubwiye ko kidashoboka ngo wisubireho kugira ngo gahunda zikunde zigende neza mu buriri. Ngo hari abagabo babikora pe, ugasanga niba hari umwanzuro mutumvikanagaho ariko wenda yaguhaga ibitekerezo kandi bya bitekerezo by'ukuri, ariko yabona umufungiye amazi n'umuriro rimwe kabiri gatatu akemera akava ku izima, ariko yava ku izima burya ngo ahorana umuhangayiko mu mutwe, ntabwo amera neza, kandi ngo na cya gikorwa ngo niyo amaze kugikora burya ngo yumva yiyanze, gakumva atazi uwo bari kumwe niba akiri umugore we, niba ari umugore we yakunze akunda yamukorera ibyo ngibyo gakumva ariyanze. Urukundo rw'umugabo rero ngo rurahungabana, ari naho abagabo bamwe bashakisha abandi bagore ku ruhande cyangwa baba inyangamugayo bagahitamo kwibera inshuti n'agacupa, ndetse ntibabe bacyitaye ku kwita ku muryango, kuko umuryango aho wakabaye ijuru rito, umuryango ugomba kuba ijuru rito. Mu mihangayiko y'ubuzima, mu kazi gatandukanye, ma activities, muri stress, muri struggles, muri hustles abantu babiriwemo, burya umuryango wakabaye ahantu umuntu ahungira acitse ku kazi, akumva nta hantu agiye kwishima, akumva arasanga umugore, akumva arasanga abana bose baramwishimiye. Ngo rero iyo bitameze bityo, ngaho yagatashye amasaha atahiraho, ngo ukazi ko n'ubundi mu rugo nta keza kaho, ngo burya ngo n'udufaranga yari afite twafasha mu mibereho y'urugo ngahita tujyana mu kabari, ngo n'ubundi ibyo nakora ibi nta byishimo mbona, nta n'ubiha agaciro.
ugasanga umuntu yasayitswe n'inzoga ngo mu by'ukuri byaratewe n'umugore we. Ingeso ya 6 abagore bagira ngo ni uguhoza umugabo ku nkeke y'incyuro no kwibunza ngo bitarangira. ngo nk'uko urubuga happylifebooks.com rubivuga ngo kwibunza cyane kw'abagore ngo kubangamira abagabo cyane. ngaho ingeso yo guhoza umugabo ku nkeke y'incyuro no kwibunza yadutse ngo usanga umugabo atagishaka kuba mu rugo. ngo abasayitswe n'icyo kibazo usanga barihebye ngo ku buryo bibagiraho ingaruka z'imikorere y'ubwonko ndetse n'umusaruro wabo ku muryango n'igihugu ugahungabana. ngo nubwo benshi mu bagore bitwaza ko babikorera gushyira umugabo ku murongo, ngo nubwo benshi mu bagore bitwaza ko babikorera gushyira ku murongo abagabo babo nk'ikimenyetso cy'urukundo, ngo nyamara iyo bikomeje ngo bivamo urwango cyangwa bigatuma habaho gutandukana iyo umugabo atagize ibibazo byo mu mutwe. hari rero n'umugabo utuza akayoborwa gutyo nk'ikimodoka. akenshi bamwe baravuga ngo uriya mugabo baramuroze, bamuhaye inzaratsi. ugasanga bagenzi be mu muryango we ndetse n'uko yitwaraga muri bagenzi be, ugasanga umuntu yarahindutse, ugasanga umuntu nta gitekerezo kigira, ugasanga yajya no ku kazi ugasanga n'akazi ntabwo akigashoboye. abantu bakayoborwa ibyo ari byo, kumbe mu mutwe harahindutse, asigaye afite ikibazo cyo mu mutwe cy'ibitekerezo, amarangamutima ye yarahungabanye. mu by'ukuri asigariye ku gihagararo gusa, asigaye ari igishushungwe. umuntu nk'uwo rero ngo nta n'umugabo uba ukimurimo, ngo nta n'ubushobozi aba afite bwo gutanga ibitekerezo ndetse no gutekereza urugo no gutekereza icyagirira akamaro urugo. ngo kandi iyo umugabo ageze kuri urwo rwego ngo nibwo umugore abona ko ashobora kuba yarahindutse cyane, ahubwo ngo noneho yanaba akayimuka, ngo ku buryo umuntu ashobora no gusezera no ku kazi cyangwa akazi kakamunanira akaviramo kwirukanwa. abenshi muri aba bantu iyo ibibazo byabacanze ameze batya baravuga bati runaka yahawe inzaratsi. iyi myitwarire yose ugasanga yatewe n'umugore wamuhujije ku nkeke, agakora ku buzima bw'umutwe n'imitekerereze n'amarangamutima by'umugabo, umugabo agasigara ameze nk'igishushanyo. niba rero wakunze ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi byinshi twakugejejeho, ndagusaba ngo ukore subscribe, ufungure n'iyo nzogera kugira ngo uko twapulodinze ikintu gishyashya kuri Menya XYZ channel ujye ugitega amatwi. waduha like ndetse ukatwandikira no muri comment niba wifuza ko hari ikindi kintu twagukoreraho ikiganiro. rwose tuguhaye ikaze, andikamo aho ngaho ibitekerezo, tuzabisoma kandi tuzabyitaho mu kiganiro cy'ubutaha. murakoze, mwari kumwe na Mwami, ndabashimiye.